imisozi y'u Rwanda nayo ni imisozi iteye neza cyane, ni imisozi ishimishije cyane. Iyo ureba nk'iyo misozi y'u Rwanda rwa Gasabo ukareba ukuntu imeze, aha ngaha ushobora kwibaza ati ayisura yaba ari iyahagana hehe? Ese niyo mu kihe gihugu? Igihugu gifite ubwiza nk'iki ngiki, igihugu gifite ibara rya green rihoraho, ese ni akahe gace muri uru Rwanda wabuze kaba gafite iri bara rya green, akaba gasa hatya, ukabona ubwiza bwaho burabagirana, mbese ukibaza ati aka gace ni akahe? Ushobora kwibaza aka ni akahe gace mu gihugu cy'u Rwanda? Ndabikubaza nka Nibyo TV. Ese niba wowe ubwawe unyura aha ngaha udakoze like, udakoze subscribe, hari ibintu uba wirengagiza kandi ubizi neza ko nawe ubwawe udukorera like, udukorera subscribe, ko byaba ari byiza cyane. Namwe waba udufashe, waba udutera inkunga. Nibyo rero sasa rero turacyakomeje. Mumbwire, ikibazo kiragira giti, uri buze kuhamenya igihembo cy'amafaranga ibihumbi 50 kuri telefone ye, uramenya aka gace. Aka gace ni akahe gace kameze gutya, gasa gatya? Ni agace gaherereye hehe? Ubu ngubu Nibyo TV dutangiranye ibibazo kandi ibisubizo bikaba amafaranga. Aka ni akahe gace? Dore ndi kukakwereka. Ni akahe gace gasa gatya, kameze gatya, waba uzi mu Rwanda? Aha ngaha ni mu Rwanda, ntabwo ari mu bindi bihugu. Ushobora kumbwira izina ry'uyu musozi? Ni umusozi bita ngo iki mu Rwanda? Niba uzi imisozi yo mu Rwanda yose, iyi ni makubwira, urahasacinga kuri internet, urahita uhabona, urahita ubona ko iyi misozi ariko imeze. Mbwira ngo ni hehe wahamenye? Byandike muri comment. Numara kubyandika muri comment ushyireho nimero yawe ya WhatsApp, unasigaye tuhite tuguhemba amafaranga ibihumbi 50. Tukubwira ngo Nibyo TV rero yaje, yamaze gutangira imirimo yayo, itangiriye mu kubaha ibibazo, mugatanga ibisubizo, ubundi hasigaye wasubiza neza cyane, ugahembwa kabisa, ugahembwa. Ngaho rero bikore rwose. Aka ni akahe gace kameze gutya? Ni mu kahe gace? Ni hehe? Havuge niba wewe waba ubizi, uhazi neza cyane. Kora like, share and comment, ubundi tushyiraho nimero yawe, uhazi ugashyiraho n'izina ryaho kabisa. Aho ngaho urahita uhembwa amafaranga ibihumbi 50. Ibihumbi 50 we, ukuntu bihenze, ari menshi. Muri iyi minsi amafaranga yarabuze. Muri iyi minsi amafaranga yarabuze. Mushake mubimenye, buri wese abimenye ko amafaranga yabuze.